Numero 5 mutipe arazamutse barigendeye contre attaque y'ikipe isho poto mbega abahungu iki cyari igitego umuzamu niyo yanakurikiye yiharaje kuzajya avuga nk'agahene kuba twumva umuntu arahebye batse ku gahene karete yo usanga ni biju iri inyuma muri gana gahene. Hari iki cyegeranye nigeze kubona bavuga ko harimo amakupure muri bamenya. Ese wowe hari amakupure wabuzimo cyangwa se izo nkuru wagiye uzibona? Muze mbere kakakobwa ndimo ndatereta mu ndebero ko ari sawa. Ngewe bamenya mbera mushya buri munsi. N'umunyabwenge atekereza kure kandi bibangutse. Agasaro TV. Suza abakunzi bagasaro uyu mwanya rero turi kumwe n'abakinnyi bakomoka muri bamenya ni filime zica kuri YouTube. Bamenya ikaba ihakuye ibikombe bibiri. Aba n'abakinnyi bayo bimena cyane murabazi, ndetse n'abandi bakunda filime bamenya murabazi. Tubahaye ikaze ku Gasaro TV. Murakoze cyane. Wanatangira ubwibwira abakurikiye. Nitwa Ketchup. Yes, tuguhaye ikaze ku Gasaro TV. Thank you. Bamenya. Yes, bamenya amakuru. Boa. Ya tuguhaye ikaze nawe amakuru uratubwira n'uriwe. murakoze cyane ni biju. Ndaza kugaruka kuri bamenya, araza gutangira tubwira ese bamenya yatangiye ite, wagize igitekerezo gute cyo kuyitangira, ese aho ugeze ubona bimeze bite? Bamenya igitekerezo kigiye kumara hafi imyaka 2 gitangiye. Uyu ni umwanya wa kabiri turimo turenjoyinga. Ni igitekerezo cyatangiriye ahantu pembeni ukuntu tubitekereza ikihe kinini. Tuzakuba ko twakwitabaza mu bandi bantu twabonaga bashoboye bashobora kuba baza kudufasha muri story yacu, ngo no go featuring cyangwa se gukora future muri content twashaka gukora. Tuza kwitabaza abo bita Soleil kugeza ubu ngubu cyangwa Alta. Ngo turamwitabaza, araza azana Kanimba, turakorana tubona ko hakinemo n'abandi bantu tugomba kutatuzanamo kuko twanje gukora story yo mu rugo, tushaka kugira ngo tujye tusohoka mu rugo tujye ahandi. Rero twati kugira ngo tusohoke mu rugo tujye ahandi ko dufite izindi ngo tugomba twerekezamo, niko story bayubatse. Tuduhamagara Ketchup tumushingira urugo hanze, tunamu pass ukuntu yajemo nyine kugira ngo story iboneke ukuntu yaje ibyaje gukoramo. Nyuma rero tuza gutekereza ko hagomba kuzamo undi muntu, tubatika duhamagare Munezero Aline, tutumubatiza nawe yitwa Biju, araza ataba mushiki wa boss wanjye, nawe araza dukwana kataziye zandukanye. Tubona ko dukeneyemo umuntu mukuru ugomba kubona amafuti n'umukobwa muto, tubatika dushaka mu basaza dufite mu Rwanda bazi gukina. Duhamagara Tukote, nawe araza cyangwa se Irunga araza nawe yinjiramo, nawe turakinana. Kugeza ubu ngubu rero umva ko iyo film irimo abagabo 3 n'abakobwa 3 nibo b'imgenzi, hari n'abandi basapota baza kudufasha. Sinabura kuvuga ko cyangwa kwemeza ko bamenya ari imwe muri filime zikurikiranwa cyane kurenza n'izindi zikorerwa hano mu Rwanda zinyura kuri YouTube. Ese nirihe banga wakoresheje bamenya? Story nziza nta kindi, n'abandi barandika ariko twaranditse kugira ngo turebe kandi na casting nziza y'abantu bahuye banaziranye. Buriya ibura nibwo bikora neza cyane, ukafata umwacteur n'umactrice bakanza bakabahuza bakamenyana mbere yo kugira ngo bakinane. Rero twe twagiye gushaka abantu tuziranye, ko twahamagara go tuzi, ntabwo nta casting bamenyera akoresha ngo tugende hari ngo dukoreshe casting, ahubwo duhamagara bo tuzi. Ketchup ndaza kukugarukaho. Uri umwe mu bakobwa kugeza isaha abantu bakurikira YouTube bashobora kuba bafana cyane bitewe n'uburyo ukina. Biriya bintu ntibishobora kuba bikubangamira hanze ya filime? Oya, ntabwo bimbangamira, ahubwo bimakuraje kubera ko abo mwe nabo bamfata ko ariko ndi nka Ketchup. Ku ruhande rumwe bimakuraje ko ibyo mba nkora nyine mba nabikoze neza nk'uko mbisabwa. Ketchup uri umwe mu buzima busanzwe mu bakobwa bashobora kuba bitonda, rumwe mu bantu batagize imico mibi wenda muri sinema cyangwa bagaragareho n'ibindi bintu bibi, ariko iyo ubona wenda abantu bagutera courage kuri kijyanye nuko wenda ukinira umuntu ushobora kuba uri umukuzi cyangwa benshi bakabikubonaho gutyo, ubu bitekerezaho iki, ubifataho ute? Ese mu nshuti zawe, umuryango ho bigenda biti? Mu nshuti zanjye cyangwa mu muryango wanjye babifata nk'akazi, kuko baranzi neza ubundi we mu buzima busanzwe, ntago barabizi ko ngewe biriya ari byo mba nasabwe gukora nyine nkabikora nk'akazi, ntago ariko niye mu buzima busanzwe.
hari benshi bashobora kuvuga bati sinema nyarwanda nta kibamo, filime zo mu Rwanda nta kintu kirimo, bakorera ubusa, bakorana. Ese wabwira iki abakunzi ba filime? Ese urugero Bamenye ishobora kugutunga urungana nka gute ugereranyije ku ijana? Bamenye ishobora kukurinda gusaba umuntu uko wiboneye, uvuge ngo nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, wenda urugero ku muntu waba wibana bitari ku rwego ruhanitse cyane, ishobora kukurinda kujya gusaba umuntu, haba kuri ayo mafaranga yo kwishyura cyangwa kuba wagira ibindi bintu ushobora kuba wakora by'ibanze mu buzima. Rero abavuga yuko wenda nta kintu bimaze ni kwa kundi wenda abantu batarumva ikintu neza, ariko nibaza ko sinema hari ahantu hazima imajije kugera. Munezero Aline, uri umwe mu bakobwa bamaze kubona igihembo mu bakobwa bakinnyi. Kiriya gihembo wagitekerezaga uyu munsi? Ntabwo nagitekerezaga pe, kubera ko abantu basapotinga muri filime bari bicara bari benshi kandi bose bashoboye. Gusa ndashima Imana ko nakibonye. Ni inshuro ya kangahe uza muri Rwanda Movie Award? Ni inshuro ya kangahe ubona igihembo? Nubwa kabiri nje muri Rwanda Movie Award, naho ibihembo byo mfite ntabwo ari byo muri Rwanda Movie Award, mfite ibya muri festival. Yes. Ndeka nze kugaruka kuri Bamenya hari imbuga zimwe na zimwe usanga zibasira abantu wenda cyangwa se n'ibyamamare kuko baba bamaze kwamamara, ugasanga wenda baranavuga n'ibintu kugira ngo banacuruze, sinabura kubivuga, ariko hanigiye bavuga ibintu ugasanga ni ukuri. Hari cyegeranye nigeze kubona bavuga ko harimo amakupure muri Bamenya. Ese wowe hari amakupure waba uzimo cyangwa se izo nkuru wagiye uzibona? Watubwira iki kuri izo nkuru? Nta nubwo yiteze kubamo. Ibyo bakeka ntabwo birimo. Akenshi kuri tele dushobora kuza Bijou akazana na sheriwe amuherekeje, Ketchup nawe nuko kumwe na sheriwe, Mabuja nayo nuko, tatuza abantu batereta, natwe tuzi baza abo dutereta abari bo. Manshaka ko nifitiye akabebe ndimo nditeretera ukuntu bavuga ati muze mbere kakakobwa ndimo ndatereta mu ndebere ko ari sawa. Ubwo iyo bapinze ubwo ntago nongera gutereta, ubwo bavuga ngo okay, nkatamugata abana babonye umuti, ubwo tugatangira gukora farumasuko. Turaziranye ubwacu byatuma tudateretana. Kugeza iyi saha wenda sinabura kuvuga ko mumaze kubaka igisa n'umuryango, ariko se buri mukinnyi uko muri batandatu, si batandatu, abakobwa batatu n'abahungu batatu, cyangwa n'abagabo batatu, genda umbwira karite ya buri umwe nkawe muyobozi wa Bamenya, mbwira uti uyu nguyu wenda agerageza cyane muri iki, kuko ntabwo navuga nti ninde mukinnyi ukunda kurenza abandi, ariko buri muntu afite karite ze. Ngereranyiriza karite zabo. Ku kihe giti? Ku myitwarire, ubuhanga no kwiyadabuta mu buzima. Ubundi bose barashoboye, ubanza ubyumve, ntabwo mbivuga nk'aho ari rwari gukina, bose barashoboye kuko no Bamenye bano kano kanya nakeka ko nza kuba mfite ibikombe bitatu y'abantu batatu turi kumwe hano. Ni igikombe buriya kibuze muri Bamenya, ariko gifite impamvu kibuze. Ubwo bose impamvu nzi imbaraga zabo ziri, kandi nzi icyo nabazaniye ko bagishoboye. Wenda ngiye kuri character ya Bijou, ni umwe mu bakobwa bari call, niyo muntu ugidusa cyane kuri tele. Nishaka ko turi kuri tele tukumva avuze nk'ikintu twese tutakeka ko agiye kuvuga, tukaba turasetse. Mu minsi ishize nibwo yiharaje kuzajya avuga nk'agahene. Kuba tukumva umuntu arahebye tubatse ku gahene kariye, tuyo usanga ni Bijou iri inyuma y'imo rigana agahene. Turaseka n'abandi bakameramani bose barabatesha rwose Bijou. Uko nguko ni umuntu mushaka kuba muri kuri tele nyine, mwese mugaseka mufite ibintu bya Bijou mo muraseka, cyangwa mwanamubura kuri tele mwabaza ngo ariko ubundi yagiye ko atari byagenze gute. Nawe agakunda teleturo cyane kuko batuma rugari kugira ngo feeling nyine life ay treating well. Mademoiselle Jaria rero nubura mubona nuko nguko nyine akenshi akunze kuba tuje, so amenya misa we marapanga tatuzwe maratugambanira yira batuje meze ngo amarumba story, cyangwa tukazana story we na Bijou bahuriyeho,
bakayitubwira ukuntu imeze. Bimwe tugira ingeso yo gusererezanya nyine twakubona nko ku kintu kuko mu minsi mbishize tuvuyemo bw'umuvandimwe nuko twese dushinzwemo imirimo umwe yagenda akavuga umuntu yakoraga ngo ngo shanga wari witanze kabisa nyine kuba bamukabirije nabo tuba dufite ushobora kujya mu bukwe ntamenye ko n'ubukwe bwabaye kandi abwicayemo abo bose nyine urumva ko abantu bose baba bafite. Ariko Jara ni umuntu ari ku giti cye, ari ku giti cye, sinzi umuntu bari kumwe kugeza ubu ngubu muri bamenya kwa kundi ubona umuvandimwe ngo ngona baragendana bari kumwe, ari ku giti cye. Yaba nanjye mubona uko nguko nyine araza tukaba turi kumwe, ariko kagashira umwanya ko naciyeho gahunda ze zikora uko nguko. Mu matiku ntabwo amusangamo ko n'ubundi ntabwo ari kumwe namwe, mapu ze zipanga uko nguko. Uwo bita Soreye umuduswe tumwita Matrice iyo dufite nk'akantu turimo turaganiraho tuba twamugize umuyobozi kugira ngo akayobore nyine ushaka ari umuntu ushobora kuba yabayobora kandi bikagenda neza cyane. Rero twambwiye ngo reka tubureke abe Matrice mu gihe turimo nk'umukino tukimuharira nimba ari contribution tujya gukora contribution runaka tuyimuharira dukoreshemo nyine tubyaze maduhamagara cyane. Kanimba Jacques dari kuri rwa rwego rw'abantu bashobora kuza kuri tele nyine barayifite inkuru aje kubabwira iyo nkuru mukayumva nyine mugaseka cyangwa mukakuvuga nk'ikintu muzi ko atakizi mugasanga arakizi cyangwa cyabaye ahari. Nawe ni umushobora kuza agatera story aho ngo mukata museka mugaze no mutipe story zikuye he cyangwa kumavuza nk'ikintu mutakeka ko ashobora kuvuga ikintu kiri inyuma mukabatija ni hatari kabisa. Tukote nawe uramuzi my friend, tukote ni tukote nyine tukote undi ni papa wabamenya. Ubwo tukote afite ibyazi bye nyine kandi byimbitseho ngo bafite amakuru nyakuri nabeshya ahora ari mukuru ngwe amakuru ye abayimbitse we ajya kuri tele amakuru tuvuga twayakuye kuri YouTube wari kuri tele nimba ari tele yakorewe hano ati ntara bari bahagaze inyuma yaho hari umumama ati mwe muzabaze no cameraman wari uhari ari nitare manitse hano hejuru nyine akababwira nkuru mukumva ko uwo mutipe yari ahari yababeshya cyangwa atababeshya ko mubaga ko nyine uko bimeze. Wibagiwemo umukinnyi umwe bamenye bakababwira abantu reka twumve bamenya mu mufata mute ndabazanira ngewe bamenya mbera mushya buri munsi nanjye ubwanjye hari igihe tuba turi gukina yavuga ikintu mu birandenze bikanansetsa niyo nawe ndi gukina pe nanjye ngaseka nkibaza se nk'iki kintu aba yagitekereje gute. Gusa n'umunyabwenge atekereza kure kandi bibangutse. MC Mura hari nanjye koko nigeze kukubona wogeza umupira watwogereje umupira gato cyane ukatubwira uko wabigenje ariko igitekerezo cyaje ubu ngubu ntabwo nabishobora ariko nazagereza ubu ngubu ntabwo nabishobora ariko nyine niya mpano rigaye icyiciro kwicara kumva riraje gerageza turebe MC bose gerageze okay umupira watangiriye he uza gusorezwa igitego kitsindirwa oya abantu bashaka kuze gutera comment ngo anazamutse uko tuzi ko ikipe yo ziri gukina hari impanuka nizamuka so abantu babiteye comment ngo kuki yazamutse nine yazamuka agatsinda yatsinze umanuka ya yatsinze umanuka gusa ndageza gutita tugende okay hanyagasani ibintu tumashaka tuzabireke okay arazamutse rwatubyaye arazamutse ahereje mugenzi we ninde na 18 arongeye arateye ndufashe ninde uriya ninde na ninde nimero 5 mutipe arazamutse barigendeye contre attaque y'ikipe isho poto mbega abahungu iki cyari igitego umuzamu niyo yanakurikiye ariko poto oya nta gitego gihari yakubiza kuri poto
Yes. Koko ejo mufite akazi gakomeye. zora zizamuka match nizamutse razamutse nta mumanuka. Yes. Ejo ndabizi ko mufite akazi gakomeye. Ariko reka dusoze muri ubu buryo dusezera abantu badukurikiye abakunzi babamenya, ariko reka turabasoreza gutya tubasoreze baseka. Hari story yabaye kuri umwe, hari story wenda yabaye kuri set aho mukinira ikagusetsa. Niki kintu cyagusekeje kurenza ibindi ukibutse useka? Ndacyibuka ntabwo mbyibuka. Uraza kukibuka mu kanya, reka tubanzirize kuri Aline. Ngira ngo nanjye singiye kumera nka Ketchup. Ibintu byose bibera kuri shoot biba bisekeje, biragoye kugira ngo umuntu yibuke ikintu cyaba cyaramusekeje. Ntacyo nibuka cyeka nimba Amazaro yibuka iki? Nije n'ubungu aho tuvuye twiriwe duseka. Mbere yo kuza muri awadi twagiye gukina. Isura dusekara. Harimo ufite story nshyashya abazanira mu gaseka. Harimo uvuga n'ibintu ko bati ibintu bikuye he. Rero kwa twe duho duseka byana ducanze. Yani hari umuntu undi dufite naruzuye. Ijambo rimwe ku bakunzi ba Gasaro TV ubasezera. So icyambere nababwira ndashimira abantu bose bakunda filime yabamenya. Seri yacu komeza batwereka urukundo biradushimisha bikatuma dukomeza no gukora. Cyakame ndashimira abantu bankunda, abanatura kino gikombe n'abantu bankunda n'abakunda seri yacu. Ijambo rimwe ku bakunzi bawe n'abakunzi babamenya. Ndashimira abakunzi banjye kuko nibo bantera imbaraga z'ibyo nkora umunsi ku wundi. Nkanashimira abakunzi babamenya muri rusange. Yes, dusoza bamenya. Ndashimira abantu bose bazi yuko bakoze abone kuri channel yacu. Tubabwiye ko ari abantu b'agaciro. Dushimira abantu bose bazi ko barebye wenda badakoze n'ababone nabo n'abagaco ko barafasha umwanya bakareba kuko views yacu zisumba subscribers. Umva ko ari ibintu by'agaciro. Ibi bikombe muri hano bibiri ni ku bwanyu. Ahanga rero iki gikombe twebwe harimo wenda abantu benshi kushaka kubyitiranya. Igikombe ntago ari icyabamenya, ni icyabamenya series. N'abantu babyanditse ariko batabyanditse neza kandi bahamagaye ko ari web series yatsinze. Muri bamenya series usibye Bijou wenyine watwaye igikombe nta wundi muntu watwaye igikombe ku giti cye. Ubwo Bijou ahubwo congratulations. Thank you boss. Rumba ari nje na Ketchup twe turimo twese narenze ko Ketchup azaba best actress, narenze ko nanyu nshaka kuba best actor. Ntabwo twise tutwara igikombe ariko twonye igikombe cya seri yacu muri rusange. N'abandi bose bari mu rugo ndetse n'abadukukiye bose igikombe ni cyabo. Rero cyo twababwira mukomeze mudutera inkunga, bikombe biracyaza, amaward aracyaza, igihe natwe tuzatwara buri gikombe buri ku giti cye, twese ko turi batanu cyangwa turi 10 nabazatwa igikombe ku giti cyabo, buri muntu ku giti cye. Nshimira abantu bose bazi yuko bafite ngo dutera inkunga mu rwego rw'amafaranga biri behind. Hari ma company afite ko atumeneramo gake naho turashimiye ko turi hano mwebwe namwe cyo gikombe turakibatuye ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bafite ibintu badufashamo kugira ngo bamenye series ishobore kuba yakomera. Dushimira na Gasaro TV kano kanya kaduhaye ikiganiro cyiza cyane. Dushimira n'umuyobozi wa Ben kabone data wanje nawe ne data wanje ngubu yigize kunyobora ahantu hamwe. Tubabwira ko namwe nta kibazo twarazamutse imibare murayibona ko igiye kutujya ku 200, ariko mwibuke namwe gukora icyo gukora subscribers, shares, mukore comment, mukore abone, byose mubikore ku Gasaro TV kugira ngo nako kazamuka giye mu 100 kabika nawe ukabonera trophy cyangwa silver award kugira ngo nabo batazagira umuntu bashimutira cyane. Urumva rero ibyo byose muzabikorera umutima, mubikore nkuko natwe mwabidufashije kandi namwe muzafasha abandi. Umutima ufasha ukomeza ubiwanyu. Murakoze cyane. Yes, boss urakoze. Yari bamenya. Turabashimiye cyane kuba turabashimiye ko mwaduhaye ikiganiro. N'ubutaha nitubakenera muzatube hafi, turabibasabye boss muhari muzadufasha. Ubona ko cyo gikombe kibibushye kuno kikurutakano dora mabona. Ese ninde bahaga kombe toya nakumuntu mukana kana kabano n'uruguru n'abantu ikintu cyabona ko aho ubundi kibazo mandi bazakoze no wadusoza mbere tujipo ariko se kuki babahaye mwese murabako izo bakobwa bana yani zambaye bitandukanye. yes ariko se mugira utubati muza kubimanikamo muri bamenya twarahateguye teguye ibyo
hari ikindi gikombe dutegereje soon as possible twahita tuguhamagara twagikubise cyo noneho n'ibindi bigiye kuza ejo bundi na marshal kiraje twebwe nta kompetisi uzogera no gusubiramo murabiretse ko akabati karuzuye karuzuye umukinnyi abonye igikombe ariko turakibonye twese turakibonye ahubwo twese turakibonye none se dufite icyabamenya series muri rusange dufite n'icy'umukinnyi none se umuhungu wese niyo mpamvu ariko nta bikombe byaje byambaye agapantaro nubango iki gikombe kiri enkiri muri iki nubango iki ngiki cyanditse muri kino iki cyagiye muri iki urumva ko ibintu ari sawa mwakoze sawa abakunda bamenya abakunda natwe Agasaro TV ibihe byose Agasaro tubakoreye icyo bita siroga Agasaro TV ibihe byose Agasaro TV.